ukuntu nyine papa atorwa. Eh, Ese twebwe batajya baduhamagara ngo dutoreho, kandi natwe nyine turi abakirisitu. Urabona tuve nko mu Rwanda no mu bindi bihugu biri muri UN, United Nations, aho bemera demokarasi. Twebwe iyo tugiye gutora nk'umukuru w'igihugu, turabyuka mu gitondo tugakaraba tukambara amakoti tukajya tukamutora, tuvuga mm, uti nanjye naratoye. Kubera iki mm. papa we tujya kubona tukabona muratubwiye ngo nuriya, ubwo si intuza. Ubwo ngubwo si ukutubangamira. Ugiye kuvuga uti ni gute umuntu urayobora kiliziya y'isi yose, za miliyari na miliyari z'abakristu, harimo n'abatari abakristu ariko bamukunda, bamusabira ndetse Mm, bakurikiza zimwe mu nyigisho ze, ni gute mm, kuko adatorwa n'abo bose bashyira impapuro hariya dutora? mm, Icyo kibazo kiroroshye kugisubiza. Imana niyo itora buriya. Imana niyo itora, niyo itanga ijwi rya mbere. Rya mbere, n'itorero rya mbere wabo. Imana niyo itora Mm, kandi iratora ntitoragura, kandi mm, igashoboza uwitoye igihe ayikundiye yoroheye. mm, Ikintu uko gikomeye ndimo kuvuga ra. Imana iratora ntitoragura. Hari n'uwitora tuvuga tuti nturiya se, erega tujye mu buzima bwacu gusa. Hari uwo ubona uti nturiya uvuka hariya se abaye padiri mwuka agira Imana. mm. Nyina ntagenda n'agataro, ntibakennye ntitubazi. Ego ko uwo padiri wa hehe, abo padiri barateye. Ugasanga umuntu avuze gutyo, nyamara Imana ntago itora abashoboye, itora abadashoboye b'abanyantege nke, ahubwo ikabaha ubushobozi n'ububasha, ikabashoboza kugira ngo bayibere abahamya. Hari isengesho tujya tuvuga y'Ukarisitiya, interuro y'Ukarisitiya purifaze ivuga ngo ngiye kuyivuga mu buryo bwanjye, ntabwo nyibuka neza ijambo ku ijambo, ngo ni wowe utora abanyantege nke, wowe uha abanyantege nke kugira ngo bakubere abahamya, maze urindagize abiyita abanyamaboko n'ibihangange. Naho ngaho Eh, Imana ibera Imana y'abanyantege nke. Papa rero buriya icyo nashaka kugeraho ni uko atorwa n'Imana, ni roho mutagatifu, ariko nanone anyuze ku bantu. Ngiye kuvuga hari demokarasi none washaka kuvuga. Buriya abakaridino bose, abakaridinari bose babishoboye, na ba bandi barengeje imyaka 80, ubundi abajya mu cyumba cy'itora ritora papa ni abakaridinari batarengeje imyaka 80, batarengeje 80. mm, Ariko iyo papa apfuye, yitabye Imana, cyangwa se kubera nk'intege nke yeguye z'umubiri nka kuriya Benoit XVI yabigenje, n'abandi bakaridino bo ku isi hose hirya no hino bajyayo, bajya i Roma, bagahura inshuro nyinshi mu nama bita le congregation generale. mm. Ubu inama imwe yabaye ejo, indi Niyo nama ya yaguye congregation isi. generale yari irimo abakaridino bageze muri 60. Mm, Reka mbibabwire kuko ni amakuru ari hafi batari bamenye. Indi nama iri ejo mu ma saa tanu, nibamara kwexposa mbese umubiri murambo wa Francisco, Papa Francisco, bazagira indi nama abakaridino bose babishaka. mm, Bongera kugira indi nama ya gatatu bita congregation generale nimugoroba, mm, ariko ntabwo ari iyo gutora papa, niyo gutegura, kumusabira mbere na mbere amasengesho, kugabana imirimo, ninde uzayobora iyi misa, ninde uzakora iki n'iki, mm, gutegura. Noneho nibamara kumushyingura, niho bazongera guhura mm, abakaridino bose, yewe n'abandi bepiskopi begereye aho babishaka, bakora iki noneho, batanga ibitekerezo. Ese kiliziya yari igeze hehe mu rugendo, ikeneye iki, isonzeye iki, ifite izihe opportunité, ni mbese ibyiza yaheraho kugira ngo ikomeze ni ibihe, Papa Francisco yafite uwuhe murongo, ubu hari hakenewe iki. Murumva ko natwe ibitekerezo byacu birimo, kuko abepiskopi bacu mm, abepiskopi bacu abashumba bacu mu madiyoseze yacu iwacu, mm, abapadiri baha abepiskopi bati dore hano hakenewe iki n'iki, dore mu iyogezabutumwa hakenewe iki n'iki,
tukabigeza ku mwepiskopi wa diyoseze, noneho Mm. umwepiskopi wa diyoseze nawe bakabigeza nko kuri karidinali igihe bamufite. Mm. Buriya uko ibihugu biteye, hari nk'ibihugu bitatu bine bigize inama imwe, bafite ihuriro rimwe. Hari nka ASEAC, u Rwanda, u Burundi na Congo bafite uburyo bahura. Harimo ba karidino bangahe? Eh? Mukurikire, nko muri Congo ndumva hariyo babiri cyangwa batatu niba nibuka neza. Noneho mu Mm. Rwanda dufite karidinali umwe. Murumva ko ibitekerezo byacu byaturutse mu maparuwasi hasi, ibibazo byacu, ibyishimo byacu, uko tubayeho mu bukristu, abepiskopi bacu barabijyanye bigeze ku bakaridino. Nta hantu hamwe wasanga ibihugu biri mu gace kamwe bidafite karidinali. Mm. Kandi mwese ikindi abereyeho ni ugukora raporo y'iyogezabutumwa, akamenya ibyo pasitorali iyogezabutumwa uko rihagaze, ingorane zihari, ibyifuzo bihari, kugira ngo kiliziya ikomeze itere imbere. Abo baragira omwe. Hari abagira ngo abinjira muri cya cyumba cy'itora ni abari munsi ya 80 gusa. Oya, bose bose bajyayo bagatanga ibitekerezo, bagakora inyandiko, bati papa uzaza azitondera iki n'iki, papa uzaza azakora iki n'iki, azashyira ingufu aha n'aha, azabigenze gutya. Bakadisikita, bakadebata, inama. Oya, iki ngiki ntikihutirwa, iki kirihutirwa, dore ahubwo iki cyakorwa gutya, iki cyakorwa gutya. Noneho uratorwa, nawe aba arimo muri abo, ntaba yiyizi. Nawe barimo ari kubyumva. Ntabwo ndimo kuvuga ngo abarimo, ariko ntaba yigize, abatanga ibitekerezo Ndi nk'abandi. kubyumva, ndi kubyumva. Ahubwo nawe ashobora no kuvuga ati ibi ngibi oya, iki kirihutirwa cyane, mu kanya akabona niwe nyagasani, bati ngaho rero. Murumva ko kiliziya harimo demokarasi ya roho mutagatifu, niko navuga, yihariye. Noneho bamara gukusanya ibitekerezo byose byabo bahahuriye n'abakaridino n'abatemerewe gutora, ariko mu cyo bita congregation generale ntabwo baba batangira conclave. Conclave abayijyamo ni abari munsi y'imyaka 80, nibo bajyamo gutora itora nyirizina. Ariko iryo tora rirategurwa mu biganiro mpaka ndetse bishyushye by'igikenewe, by'uko kiliziya ihagaze, by'icyo kiliziya yo bikeneye, ku buryo wa wundi utowe cyangwa bikunda bihera. Ikindi rero nababwira ni uko utowe nako abaratora, mbere yuko mbigeraho, iyo bamaze kudisikita, kudebata, kwiga, guhana ibitekerezo mu byitwa congregation generale. Ubu congregation generale zirimo kuba ni izo gutegura gushyingura papa, kumusabira, ariko nyuma numva ari kuwa mbere utaha, aho hazaba harangiye iminsi 9, bazinjira muri congregation generale zihariye. Noneho mu nama zihariye zo kureba uzatorwa yaba yujuje ibihe, asabwa kuba yujuje ibihe, asabwa iki, ku buryo n'ejo bamugira inama batari iki ngiki, iki ntiwibuka. Noneho rero barangiza, babandi barangiza gutanga ibitekerezo, nta n'umwe uhejwe mu bakaridino, abarengeje 80 bakikubura. Kubera iki ikibazo cy'amatsiko? Kubera iki abarengeje 80 bavanamo? Ni itegeko rya kiliziya, ntabwo wari ukuvuga ngo ni irindi hame ry'ukwemera. Ushobora kuvuga ati abatarangije 75 ni nka kwa kundi umuntu yiha nk'intego agenderaho. Nta kindi bishingiyeho rwose, birimo mu mabwiriza Papa Mutagatifu Yohani Paul wa II yashyizeho. Nibyo byiza, kubera ko hari abafite intege nke, hari ababa barwaragurika, hari abameze gute, wenda bafite izindi ngorane z'umubiri, urumva iyo myaka nayo ni myinshi, ariko hakajyamo akandi kantu. Abagiye gutora nubwo batarengeje, bagomba kuba batarengeje 80, bashobora gutora mutari muri iyo nama itora conclave. Ni ukuvuga bashobora gutora uri hanze, utari uyirimo, bakagenda bakamuzana byihutirwa, bati ngwino watowe. Ariko batangaza wa mwotsi w'umweru ko atowe yamaze kubyemera. Ahubwo pata aho ngaho uradusobanurira ibyo bintu by'uwo mwotsi. Hari n'ibindi byavuga ngo sinzi ngo inkoko ivugira ngo nko mu iparafu, ngo bakamenya ngo Imana yabyapuruvinze. Oya rwose, ibyo ni ukubeshya. Donc
ibimenyetso ese bibaho nyine icyo gihe. ese nta bapadiri muzi cyangwa abandi bantu baba i Roma, iyo shapeli batoreramo se ntituyinjiramo, shapeli 16 ntigaragara, ntizwi, iyo numasi cyangwa ibyo ni ukubeshya, ibyo ni ugukabya, ni Eh, ugukabya. Simbaganya ko hashobora kuba ikimenyetso cy'Imana yerekana, nk'uko tubona ibindi bimenyetso byinshi, ukabona nk'akavura karaguye cyangwa ukabona ibindi, umuntu akaba yabyenterepureta, yabiha ubusobanuro ashaka. Ibyo singiye kubyinjiramo, fenomene zibera mu kirere ni nyinshi, ariko mm, ntabwo ari ihame ngo haboneke inuma, haboneke igiki, ibyo rwose ni amarangamutima. Igikuru mm, ni uko uwo mwotsi nta kindi ni poroduwi, ni poroduwi bashyira mu mpapuro, ni impapuro zisanzwe mm, z'amatora, washyiramo poroduwi runaka y'umukara iri imide, njye naranayibonye, bikazamuka ari umukara. mm. Ni ukuvuga ngo ntibatoye ku munsi, bemerewe gutora kabiri gusa. Iyo rwabuze gica ntawe utowe, batora kabiri gusa, bakazongera ejo. Bagataha bakazongera bakagaruka. Ntabwo bataha, bagumamo aho ngaho, abafunze bagumamo aho ngaho. Mm. Baba bacumbikiwe mu nzu iriya papa yabagamo, muri Maison Sainte Marthe. Mm. Baba basangira bari kumwe, ariko ntawe uvuga ngo ndajya kugura mitiyu hehe, ndajya gufata tere hehe, ndajya kureba mwene wacu uri he. Oya, barimo aho ngaho muri icyo gikorwa. Kandi kwa kundi nko mu bisanzwe mu by'abaperezida haza indorerezi, hakaza abantu bo hanze nyine y'igihugu, ni urugero ubwo hanze y'ubutumwa tuvuge mukaba mwatura Indorerezi kugenzura se ko Amerika. amatora, kugenzura se ko amatora atibwa. None se hari uba wiyamamaje, hari uwiyamamaza? Nta wiyamamaza. Yampaye nka data. Nese yakwiyamamaza gute? Ko ari igikorwa cyari umutagatifu. Niyo mpamvu bishobora no gutinda. Buri wese niba yanditse agapapuro kamwe, akandika umwe, akandika umwe, kandi hagomba kugaragaza ko ari 2/3 byatoye uwo muntu. Ntabwo uravuga ngo ni 1/3. Abenshi 2/3. Ariko uwo muntu baba bavuze ngo yenda mu bantu bo barabamamaza bakavuga ati yenda muri aba batatu ari we tuza gutora. Oya, nta kwamamaza bibamo, ahubwo niba wakurikiye za nama ziba mbere zitwa Eh, congregation generale, ziba zavuga ngo hakenewe papa wujuje ibi, wakora ibi n'ibi, washyira ingufu aha n'aha, wakora ibi n'ibi, ibi n'ibi, ibi n'ibi. Hajyamo eh, buri wese akandika ku gapapuro ati njye ndabona na- na- uyavuze. nabyumvise, niyo mpamvu hashobora no kuba atarimo n'aho ngaho Niyo yigire mpamvu nka ashobora no kuba atarimo. mu butumwa. Nibyo nakubwira ko hari igihe byagiye bibaho mu mateka ya kiliziya, Mm. bagatora umuntu umwepiskopi wari wibereye mu kindi gihugu, bakagenda bakamuzana bati banguka banguka. Yagiye bibaho nko mu Butaliyani, bagatora umwepiskopi wari wibereye muri diyoseze, bakihuta. Icyo gihe hakomeza kuzamuka umwotsi w'umukara, bakamuzana Mm. bati urakenewe. Bamuzana Mm. bati ni wowe watowe. Mm. None se urabyemera? Bagomba kumubaza niba abyemera. Mm. Yego. Dore rero niba atarahari akabyemera, ugomba kumubwira dore ibyo abifuje muri za congregation generale, ibyo papa yaba yujuje, ibi n'ibi, ibi n'ibi, ibi n'ibi, kiliziya kwerekeza hano, umurongo uyu n'uyu, ibi n'ibi, ibi n'ibi, ibi n'ibi, urabona wagerageza tukagufasha? Yego, nagerageza. Icyo Wow. gihe bagashyiramo poroduwi ituma umwotsi uba umweru. Cyangwa se Mm. ndabona mwantoye, ariko ndabona rwose ntabishobora, ndabona ntagerageza. Nabyo byagiye bibaho, twagiye tumenya amateka ya kiliziya akanga, yakwanga kandi bari bamutoye, ba bandi 2/3 bakazamura umwotsi w'umukara, bakongera Mm. bagatora. Mm. Iyo ari umukara biba byapfuye, yaba ari umweru bikaba byasagisidinze. Iyo ari umukara ntibivuga ko byapfuye, ni ukuvuga ngo ntawagejeje kuri wa mubare bagena. Mm. Ashobora no kuburaho rimwe, bagatanga akazamuka umwotsi w'umukara. Nta maji irimo, ni uko watwika impapuro ugashyiramo poroduwi runaka. Padiri ndabyemeye ko rero mutagatifu utora noneho niba nta kondisiyo nta kurimita ngo ni muri bano batatu bo. Oya, nta kurimita. Mm. Mm. Ni nta mutagatifu. nta kuvuga ngo nta kurimita, ahubwo baravuga ngo niba birengeje iminsi runaka, ntabwo nibuka mu gitabo cy'amategeko agenga itora rya papa, rega biranditse no muri interineti biri, Mm. ibigiye ku rubuga rwa vatikani /va ubibonamo ibigenga. Mpese ndimo kubikurayo ko ntari Mm. karidinali, ko ntari musenyeri, ko ntatora, ariko turabisoma
ndetse n'abakaridino batora tukaza tukaganira bati byagenze gutya. No. Mm. Mhm. Ubwo padiri ni ukuvuga ko karidinali wacu Kambanda nawe dushobora kujya kubona tukabona roho mutagatifu niwe wahisemo. Yemerewe ko ari munsi y'imyaka 80, ntabwo yari yagera kuri 80. We yemerewe kuba ari muri kongregasiyo za generali, izo nakubwiraga zireba zitanga ibitekerezo, yaba yujuje iki papa twazagira. Noneho Mm. hejuru y'ibyo ntabwo we yikubura ngo abe ategereje, ahubwo kuko ari munsi y'imyaka 80 yemerewe azajyamo atore kandi abe yatora. Urimo wese aba yatora kandi agatora. Ubona dushobora kumva tukumva ari we roho mutagatifu yerekejeho. Byashoboka rwose, urimo kandi mbivuze, urimo wese yatora, aratora. Urimo wese ntabwo ari yatora, mbivuze nabi. Urimo wese muri conclave aratora kandi ashobora kuba yatorwa. Mm. Mm. Aratora, ikinyarwanda cyiza, urimo wese ategetswe gutora kandi ashobora gutorwa. Gutorwa. Ntabwo ategetswe gutorwa, ategetswe Eh, gutora ariko ashobora no gutorwa. mm. Ariko Eh. kandi hakaba imvugo iri i Roma ivuga ngo abenshi binjiramo ari ba papa bagasohokamo bakiri ba karidinali. Binjiramo Bivuze ngo bose bose, si ibyo se mvuze, bose bose eh, binjiramo batora kandi bashobora gutorwa. Bose bose mm. binjiramo bashobora kuba ba papa, ariko Ne- papa ni umwe. eh, hari Papa ukuntu ni umwe. nabyumvise kwa kundi ngo yetre ngo anacte ngo na ntuza muri filozofiya Être rya en acte, être en puissance. puissance n'ubundi binjira ubwo bari papa. Eh, ariko aho ngaho ni en puissance yegereje, kuko bose binjiramo batorwa rwose. Bose Mm. bose Mm. binjiramo batorwa, ariko hagatorwamo umwe abandi bakaguma kuba ba karidini. Mm. Se ntitwasoza. Tugiye gusoza ikibazo cya nyuma nenda n'utundi tubiri hano Eh, ko eh. tuvuge nka UN igira gahunda bakavuga ngo bafite agenda ngo 21 ngo 2050 yenda bafite aho bashaka kujya nyine bafite viziyo. Kiliziya Mm. yo yaba nayo igira viziyo nk'uko tuvuga 2050, cyangwa nyine nk'uko wari ubimbwiye urumva mu gutora abakaridinali barahura buri wese bitewe n'ibyo bamutumyeho yaturutse muri diyoseze aturukamo ayashinzwe. Hari No ibibazo mu karere byaba arimo. yazanye no mu karere Mm. arimo, noneho akagenda babigira. Ni ukuvuga bo bamenya umurongo bitewe n'igihe tugeze muri ibibazo bijyanye n'icyo gihe, cyangwa bashobora kuba hari umurongo bakoze agenda gutyo. Icyo kibazo Ah. Buriya rero kiliziya ni experte en humanité. Kiliziya ifitemo expertise, Mm. ubunyamwuga mu bumuntu. Mm. Ni igihanganye mu kumenya umuntu. Kiliziya niyo ya mbere igira umurongo. Ubu mwari muzi ko turimo kwizihiza imyaka 1700 ishize hahimbajwe konsile yitwa ya Nice, yabereye i Nice muri 325. Mm. Icyo ni icyerekezo. Icyerekezo nawe urakizi. Ubu wari uzi ko turi mu cyerekezo cya yubile y'impurirane. Uha kundi bavuga ngo viziyo yihe muri UN. Mm. Kiliziya niyo ya mbere ahubwo yazanye ibintu bya viziyo kugira icyerekezo. Mm. Niyo ya mbere. Urugero nk'ubu turi mu cyerekezo cyo kuvuga ngo hashize imyaka 125 mu Rwanda tubonye inkuru nziza. Yezu Mm. Kristu, inkuru nziza Yezu Kristu igeze mu Rwanda. Mm. Noneho hashize imyaka 2025 umwana w'Imana afashe kamere muntu. Iyi kamere muntu mfite uyu mubiri, kamere muntu yarambagijwe n'Imana, irayifata yigira umuntu, ibana natwe nta na kimwe twitandukanyije uretse icyaha. Bityo ubu umuntu bwanjye Imana yabuhisemo bwihishe mu Mana, nubwo ndi umuntu ubona upfa buciriritse, ariko nyamara ubumuntu Imana yarabukujije. Niyo mpamvu Mm. turi mu cyerekezo cya incarnation, cyo kugira umuntu kwa jambo. Bityo hakaba Papa Francisco yarakoze ikintu bita sinodalite, kiliziya igendera mu bumwe. Hari imirongo yashyizeho igomba gufata bitarenze 2028 cyangwa 29 y'uburyo tugendera mu bumwe, kugendera hamwe tubibona ari mutagatifu. Mm. Numva ko iyo ni viziyo.
viziyo ni viziyo uba nabyumvise. ugiye muri buri paruwasi yo ku isi hose ukabwira uti yubire irahari, arahita yikubwira ati yubire y'impurirane mu Rwanda. Uwo Mm, mu Rwanda aza kubwira ati turi muri yubire y'impurirane. Ni impurirane ni iki? Ni uko hashize imyaka 125 tubonye ivanjiri, ariko no ku isi hashize imyaka 2025 umwana w'Imana yigize umuntu. mm. Akaba Iyo yubile padi ndayizi, n'indirimbo bari gukoresha bazakoresha ninjye wayikoze muri studio. urumva ko icyo ni viziyo, ni icyerekezo. Noneho Eh, buri mwepiskopi uri uzi ko buri mwepiskopi abasenyeri bajya babitubwira, ahita avuga ati ndabona mfite abaseminari aba n'aba, ngize amahirwe mu myaka 5 naba mfite abapadiri aba n'aba. Aravuga ati harimo abavamo, harimo abacikiriza urugendamo hagati, ariko nibura ndabona hari icyerekezo iki n'iki. Ni naho bahera bavuga ati "Ah, turabona vocation zirimo kwiyongera, turabona se zirimo kugabanuka, turabona yemeze gutya." mm, Kiliziya ifite viziyo. irayizi rwose, ahubwo Mm. niyo yambere, ubwo n'abandi niyo bareberaho. Yego. Padi murakoze cyane ku bisobanuro, ngewe ndanyuzwe, ubwo nza. Mu gusoza ntaguciyemo, nagira ngo wenda ikibazo bamwe bakwibaza none se ubu Kiliziya iyobowe nande? Ninde? Bigenze bite? Turi mu gacerere se? Kiliziya iyobowe nande? Si ikibazo se? Gikomeye cyane, ahubwo ubwo iri kwiyobora. Kiliziya navuze ko iyobowe na Roho Mutagatifu, ariko Roho Mutagatifu akorera mu bantu. Ah, Mm, ntabwo ririmo kwiyobora. Kiliziya iyobowe na Roho Mutagatifu agakorera ibyo ari byo byose. Hari abatumiza, abo barimo kuduha gahunda y'uko amasengesho arimo gukorwa, y'uko eh, imihango yo gushyingura, abo barahari. mm, Buriya hari inzego zunganira papa zikora nka minisiteri, nk'uko tuvuga minisiteri muri leta, ariko muri kiliziya zitwa dikasiteri, za dikasiteri. mm. Ubu ba prefe bose abazikuriye bitwa ba prefe, ntabwo bitwa ba minisitiri. Ba prefe bose iyo papa apfuye cyangwa yeguye, bose bahita bava. Ako ngako wenda nako abantu bakamenye, bahita bavaho. bose bahita bavaho, bose. Ah, bose bahita bavaho, abayoboraga za dikasiteri nka za minisiteri bose, Mm. ariko ntabwo bongera kwinjira mu biro ngo basinye bakore imirimo yabo. Oya, ntibibaho. Ubwo Kimwe izo minisiteri bayoboraga n'izikora, yenda minisiteri y'uburezi, eh, y'ubuvuzi, nka gutyo. eh, bazita dikasiteri, nuko ndimo gukoresha ibigereranyo kugira ngo abadukurikiye babyumve. Hari Mm. nka dikasiteri ishinzwe edikasiyo katolika, ishinzwe uburezi gatolika ku isi. Hari Isi yego. dikasiteri ishinzwe nk'amahame y'ukwemera n'iyogezabutumwa. Hari dikasiteri ishinzwe abihayimana. Hari dikasiteri ishinzwe abepiskopi. Hari Mm. dikasiteri ishinzwe wenda kureba abashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Mm. Nk'ubu ngubu kuri iki cyumweru cya kabiri cya Pasika tariki 27, hari nk'umujene, umwana muto wari gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu byimuwe, witwa Karelo Acutis Mm. cyangwa se Charles Acutis, umwana wapfuye afite imyaka 16, ariko wagaragaje urukundo rukomeye rw'Ukarisitiya, kandi akigisha abantu Ukarisitiya akoresheje ikoranabuhanga informatike. Mm. Hari n'ibitangaza byinshi byinshi cyane byakozwe abantu bamwiyambaje, kandi bikagaragara rwose ko ari mu ijoro. Ibyo byimuwe, um, byimuwe kuko nta minisitiri, nta prefe wa dikasiteri uhari. Bose ubishinzwe. Mm. n'ukuriye leta ya Vatikani, ntabwo ubwo ukuriye igihugu cya Vatikani, kuko papa niwe mukuru w'igihugu Mm. cya Vatikani, leta ya Vatikani, kuko aba afite ba ambasaderi ba nonce apostolique, ariko afite nk'umunyamabanga nshingwabikorwa, ngo nakwita secrétaire d'etat ya Mm. Vatikani. Ubwo aba akora atumwe na papa. Mm. Uwo dufite yitwa Pietro Parolini. Ubwo ngo ntakiri yavuyeho, ntakiri Mm. shefu wa leta ya Vatikani. Oya, Mm. kuko papa umukuru w'ikirenga, perezida wa leta ya Vatikani yavuyeho. Ninde urimo kuyobora rero? Ni urwunge rw'abakaridino, ubumwe bw'abakaridinali. Ntabwo ari Eh, umwe. mm. Ah, Oh, koleji. ariko baba bafite ubahagarariye cyangwa. Kurikira nkubwire ubu abantu bari mu mirimo.
Mm. abantu bari mu mirimo igaragara ifatika. Hari uwo bita, izina rye ni Rey, ni karidinali bita Kamerlenge, ufite titire yitwa Kamerlenge. Kamerlenge urumvamo ijambo kamara, bivuga Mm. ushinzwe ibyumba ingoro ya papa. Ako Mm. kantu wakumvise Kamerlenge, ni uriya Mm. watangaje, ni we utangaza urupfu rwa papa. Ni Mm. ni umukaridinali. Ikigereranyo, kwa kundi abadukurikiye mugira ubukwe iwanyu mu ngo, ukavuga Mm. uti umuntu urambera ku nzu, urabona asiga ku nzu yanjye mu rugo rwanjye, dore mfite ubukwe, mfite ubushyitsi, mbese wizeye arareba icyumba, arareba aho ibintu biteretse, uwo usize ku rugo rwawe niwo bita Mm. kamerlenge hariya i Roma. Uwo Mm. nguwo niwe ushinzwe gufunga ibyumba byihariye bya papa, hari amadosiye, hari iki, kugeza igihe hatorewe undi papa. Uwo Mm. nguwo niwe utangaza urupfu rwa papa, niwe wita ku murambo wa papa, niwe eh, afatanyije n'abandi utegura uko papa arashyingwa. Kamerlenge uwo Mm. ari muri akitivite, uwo ntago avaho. Mm. Papa mushya ashobora gushyiraho undi uriho urimo gukora ni uwitwa penitensiye majeri. Penitensiye majeri ni umuntu ukuriye inkiko eshatu zikomeye za Roma. Penitensiye ni nk'uko wavuga perezida w'urukiko rw'ikirenga, penitensiye Eh. majeri. Uwo Mm. nguwo ntabwo avaho kubera iki? Areba iby'amategeko n'ibijyanye n'ibyaha bikomeye, Mm. bikomeye, we ntabwo ashobora kubaho, ntabwo urukiko rwa kiliziya rwahagarara. Bijyanye na konsiyansi, ibyaha bijyanye na konsiyansi, nk'umuntu yandagaje ukarisitiye, umuntu yandagaje isakano ry'ugushyingirwa, umuntu akoze ibyaha birenze ubwenge bwa muntu, ibyo ngibyo arabikurikirana. Mm. Uwakomeje imirimo ye. Undi ukomeje imirimo ye ni karidinali vikeri wa Roma. Karidinali vikeri wa Roma, sako kantu karumvikana na? Buriya Mm. papa aba ari umwepiskopi wa Roma, Ariko afite vikeri generali. afite igisonga cye. Mm. Ariko igisonga cye twebwe abantu wenda birabagora kubyumva, twebwe tumenyereye ko iwacu mu Rwanda igisonga cy'umwepiskopi aba ari padiri usanzwe, umwepiskopi ahitamo akamuha iyo titire, akamuha n'ubwo butumwa. I Roma niba batoye papa wo muri Polonye ni urugero, yari umwepiskopi usanzwe muri Polonye, bakamutora ahita ava muri Polonye akaza akaba umwepiskopi, umushumba wa diyoseze ya Roma. Mm. Ariko kubera ko ari na papa wa kiliziya y'isi yose, urumva iyo mirimo ni myinshi, ahita ashyiraho uwo agira vikeri we igisonga cye, ariko akamuha ubwepiskopi n'ubukaridinali. Mm. Wow. Ariko ukora nominasiyo, ukora ubutumwa bw'abapadiri ninde unoma abapadiri ba diyoseze ya Roma? Ni papa, Papa ye. kuko niwe mwepiskopi wa Roma, ni eveke de Rome. Mm. Niyo igisonga cye kibikoze, nubwo nawe ari umwepiskopi akaba ari na karidinali, aravuga ati umwepiskopi wacu papa Francisco yantumye ngo wowe urajya aha n'aha n'aha n'aha. Murumva Mm. kiliziya iraryoshye, kiliziya Na ni uburyohe. kwa kundi mu misa musabira umwepiskopi muri konsekarasiyo, icyo gihe bavuze bageze ku mwepiskopi ni papa bavuga. I Roma aravuga ati n'umwepiskopi wacu Francisco, ndavuga akiriho, n'umwepiskopi wa diyoseze yacu Mm. ariwe papa Francisco. Ariko tubanza gusabira papa hamwe na papa wacu, bo baravuga ati hamwe na papa wacu ari nawe mwepiskopi wacu Francisco. Mm. Ako kantu urumva ni akantu ka subutirite kihariye. Uwo Yego. vikeri rero, igisonga cya musenyeri wa Roma, eveke de Roma ari wa papa, uwakomeza nawe imirimo. Ariko Mm. akomeza imirimo atazanye ibishya, ntago aravuga ngo aratanga ubupadiri, oya, ntago aravuga ngo arakora ibi n'ibi n'ibi, yatumwe n'umwepiskopi wuhe? Ko umwepiskopi mukuru wa Roma ari papa, ko aba yitabye Imana, akora imirimo isanzwe, akomeza gukora imbere imirimo isanzwe kugira ngo atagira igipfu. Abandi bakora, nababwiye ko
ba prefe, abakuriye za minisiteri za dikasiteri bavaho, ariko baba bafite abasokereteri b'abarisheveke, ba sokereteri babo, les secrétaires, les archevêques secrétaires bakomeza gukoraho, ariko ntabwo basinya, ntacyo basinya kuko hasinya prefe wa dikasiteri. Bakomeza gukora imirimo isanzwe kugira ngo hatagira amadosiye adidira. Noneho rero ubundi hakaba koleje, urwunge rw'abakaridina ngabo. Padi, ubwo tukiri aho ku buyobozi, ku bari kuyobora, ko tuzi ko papa aba ari nawe mu bya politike uyobora Roma, aba ari we perezida. Roma, no, Roma, Vatikani. Sorry, Vatikani. Ubwo ngubwo byo bigenda bite? Nyine ubwo chef d'etat yitabye Imana. Akandi kabazo nshaka kubaza, urabona uburyo organisation politike y'igihugu iba imeze, kuri tuvuga ngo abadepite, abasenateri, leta ya Vatikani bimeze bite? Leta ya Vatikani irihariye, byazaba ikiganiro kindi, ntabwo ifite abadepite, abasenateri, ni hegitari zingahe se? 44. Abo nakwita ba minisitiri n'abo ngabo za dikasiteri niyo nakubwiye, ariko zigira biro binyuranye, ntago ari structure politike yubatse nk'uko tubona ibihugu 100%. Bibuke ko ari ubuyobozi bwihariye mu by'Imana bubereyeho kogeza Yezu Kristo. Ibyo gutyo ndasobanukiwe. Iminota ngahe ikiganiro cyarambiranye? Nsome nk'ibibazo nka 2 gusa, ibitekerezo nka 2. Ni benshi witwa ngo Revocateri yavuze ngo mwibuke kutarangiza ikiganiro mutadusobanuye uko papa atorwa, tugize umugisha wo kuronka iyo ntumwa padiri, Imana nabisobanuye. Wabisobanuye. Ngo Padiri Tofili ndamwemera kabisa, Imana imuhe umugisha, imwongerera ubuhanga pe. Nanjye aho nsengera hano Canada, kuri iyi Pasika twagize umubatizo w'abantu bakuru mu myaka 20, 30, 40, 50 bavuye mu yandi madini, ngo ntibabonye icyo bashakagayo. Mu by'ukuri abantu bari kuza muri Katolike. Wow. Mu Bufaransa ho rwose birashimishije bikomeye cyane. France na Royaume ni mu Bwongereza. Hano ho ni muri Canada. Ngemi tubarize padiri, impamvu iyo bagiye gutora papa bareba umuntu ufite imyaka myinshi, mbese n'ubundi ugaragara nk'utazayobora igihe kinini? Ubu se papa icyo namusubiza ni roho mutagatifu utora, nka papa se Jean Paul II mutagatifu Yohani Paul wa kabiri, mutagifite imyaka mike rwose, muzi ko yamazeho ubupapa ni imyaka 26, niba nibuka neza, 26. Bon, Francisco amazeho 12, Benoit XVI no kuva 2005 kugera 2013, murumva hafi imyaka 8 gutyo. Bon, ntabwo ari mike, ariko bisaba ubunararibonye, erega no kugera ku bwepiskopi, ku bukardino, kereka ingabire yihariye idasanzwe y'Imana, abenshi babuhabwa hejuru y'imyaka 50. Kugera uri mukuru. N'umuntu kugera uri mukuru. Ariko ntibikuyeho ko hari n'abapapa bagiye batora bakiri bato, ndavuga mbare mu myaka 60, 50 nka mutagatifu Yohani Paul wa kabiri utwegereye. Biterwa n'icyerekezo cya roho mutagatifu. Burya iby'Imana biraturenze, tugerageza kubyumvisha ukwemera, kwizana n'urukundo, ariko nanone tukabyumva neza dupfukamye. Hari umuntu wavuze ngo ubwenge buba mu kwicara hasi ugasoma, ariko ubutungane buba mu mavi. Mu mavi ugapfuka mugasenga mu bwiyoroshye, niho tugerageza kwakira iby'Imana n'umurongo wayo. Padi, reka turabashimiye, abantu banditse ni benshi cyane. Ubwo ngubwo reka ahubwo bo bamfasha tukagusaba ko wazaduherekeza muri iki cyumweru cyose, tukifatanya na ziriya congregation nyine, ukazajya uduha update nyine n'ibindi tutumva tukabigusobanuza. Ariko nta kibazo rwose, utwo namenya ntabwo nabura kudusangiza abemera n'abandi bashakashakana Imana umutima utaryarya. Kubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, nibaho n'ubu n'iteka ryose. Amina.
nyagasani ineza yawe iduhoreho, ariko kandi natwe amizero yacu ahore agushingiyeho, kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe nyagasani, ubu n'iteka ryose. amen. Nyagasani, umugaragu wawe Papa Francisco umwiyereka iteka, maze aruhukire mu mahoro yawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amina. Padi murakoze cyane. Murakoze namwe.